ni amashusho y'urukozasoni yakwirakwiye kuri social media y'uyu muhanzi Yampano, aho byagaragaye ko yari arimo akora igikorwa cy'abakuze. Aya mashusho akaba yarikoroje mu bafana ndetse no mu bandi bantu bose bakunda umuziki nyarwanda. Gusa hari abagiye bavuga ko ngo ariyo systeme cyangwa se ariyo mayeri bamwe mu bahanzi bari gukoresha kugira ngo bamenyekane cyane ku ruhando mpuzamahanga, ariko kandi navuga ko ibi ngibi byaba binagayitse ku rundi ruhande. Ubwo mvuze ko isosi yaguyemo inshishi ntago naba mbeshye. Uti byagenze ute? Ubundi aya mashusho ameze ute? Ushaka ko nyakwereka? Wowe komeza ubane nanjye byose ngende mbikugezaho. Turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibi ngibi byose Yampano yakoraga ndetse n'uwo babikoranaga naho byabereye. Murabizi ko aha ngaha ari gukura amakuru nk'aya ngaya aba yizewe kandi aba agezweho. YouTube channel yo ni ya indi ni Subiza TV. Reka nizere ko mwese tugiye kubana muri aya makuru na wa wundi ukigera kuri ya muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere. Reka musabe gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko byita, ariko kandi afungure karakano k'inzogera kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tubagezaho buri ko bwije nuko obukeye. N'ibitekerezo byanyu birakenewe ari byinshi cyane ko uyu Yampano ari umuntu uzamutse vuba ndetse akanakundwa n'abantu benshi, ariko kandi niba atangiye kuvuga ngo reka nigaragaze muri ubu buryo, cyane ko hari abagiye bavuga bati uyu muhungu kuva yakorana indirimbo na Zeo Trump, ubwo ngira ngo ni nayo aheruka gusohora. Gusa hari n'abandi bajya bavuga ko muri iriya minsi iri imbere ateganya gusohora indi, ngo ni nayo mpamvu yifashishije iyi gahunda cyangwa se uriya mujene w'umukobwa bari gukora wagwane kugira ngo ngira ndirimbo izarebwe n'abantu benshi. Ibyo se byaba ari byo nawe wemeranya n'abangabo bari kugenda babivuga gutyo? Jya muri comment ugende ubivuga. Gusa hari n'abandi bajya bavuga ko uyu musore kuva yakorana indirimbo na Zeo Trump gashobora kuba yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge. Reka ngende nkubwira ibi ngibi byose uko bimeze ndetse naho ibi byabereye, tugende tubihuriza hamwe. Ibitekerezo byanyu byo ndabikeneye ari byinshi. Aya ni amashusho rero y'uyu muhanzi ufite amazina ye yitwa Wize. Amazina ye nyakuri ubundi ntago muzi neza, reka ngende nyakubwira ubashe kugenda umenya neza uwo ari we. N'uwo uyu bamwita Uworizagwira Floriane, mwamenyereye cyane cyangwa se wamenyekanye mu muziki nyarwanda nka Yampano. Uyu nguyu rero ari gukora imibonano mpuzabitsina, aho ibi ngibi byagiye bitrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu nguyu akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nari ngiye bikubwira. Ku cyumweru tariki 9 Ugushyingo nibwo amashusho y'uyu muhanzi Uworizagwira Floriane cyangwa se Yampano yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko nizi ziganjemo uru rwa X yahoze yitwa Twitter ndetse na Facebook cyangwa se FB. Muri aya mashusho rero agera ku minota 10 cyangwa se video y'iminota 10, aho byagiye bigaragara ko nyir'ubwite agaragara ari mu buriri, ari mu gikorwa cy'abakuze, ariko kandi n'inkumi bari bahuje urugwiro. Wabonaga ko bose bameze neza ndetse bishimye, ndetse byagiye bigaragara ko aba bombi bari babizi ko ari iya mashusho arimo afatwa, kandi nabo bari gukora kiriya gikorwa nagiye nkubwira. Aho ibi ngibi nta kibyihishe inyuma. Jya muri comment wa muntu we ugenda umbwira ukurikije uko wabonye ari iya mashusho, ariko niba utaranayabona ndaje nkuhe location. Kugeza ubu ntacyo nyir'ubwite aratangaza kuri ariya mashusho, ubwo wenda ni nayo mpamvu bamwe batangiye kuvuga bati aho wenda ntiyaba ari amayeri yo kumenyekanisha ibihangano bye. Ibyo ngibyo nawe ushobora kubyibaza. Ubwo wenda reka turebe ko ariyo mayeri hari abahanzi muri iyi minsi bari gukoresha, ntawamenya. Ariko amayeri rero gukina porono ntago nanjye nayemera, nubwo wambwira ngo nzamenyekana ndenge n'isi, ukambwira ngo ngewe hari iyo filime ndi gukora ibi n'ibi, kumenyekana nabyihorera. Ni mu bihe rero bitandukanye abahanzi
ndetse nabo batandukanye bagiye bifashisha amashusho y'urukozasoni cyangwa ibindi bikorwa bitavugwaho rumwe n'abantu, by'umwihariko abakunzi babo, aho ibi ngibi nk'iturufu, aho ibi byifashishwa nk'iturufu yo kumenyekanisha ibihangano byabo ndetse nabo ubwabo. Abakurikirana bya hafi umuziki nyarwanda bahuriza ku kuba uyu Yampano nawe yahisemo kwifashisha ubu buryo mu rwego rwo kumenyekanisha indirimbo ateganya gusohora mu minsi iri imbere. Ngira ngo ibi nanjye nabikubwiyeho, ushobora gusanga wenda ariyo sisiteme abahanzi bari gukoresha muri iyi minsi, nta wamenya, ariko iyi sisiteme yo ndakurahiye izatuma ahubwo kariyeri zanyu zirangira burundu, wamenyekana kabiri gatatu, ariko nk'ahandi usanga nyine n'ubundi ibyo urimo utari bubitindemo kubera ko uri gukora ibihabanye n'ibyo sosiyete nyarwanda cyangwa se abantu bose muri rusange bashaka, n'Imana ishaka. Imana iguhaye hiti, nawe ugiye kwishakira izindi hiti, koresha ubwenge papa. Ibi ngibi byo nta muntu nabigiraho inama rwose, sinjyeho ngo nkubeshye. Abenshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza impungenge z'uko uriya musore wacu uherutse gushyira hanze indirimbo yise Samaraya, yari ari kumwe nande. Iyi ni indirimbo yahuriyemo n'uyu muhanzi Zeo Trump, aho yaba yaratangiye rero gukoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se bamwe mu bakurikirana bya hafi umuziki w'uyu musore bagenda bavuga ko ashobora kuba yaratangiye gukoresha ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge rero ibi ni ibyatumye akora kiriya gikorwa kigayitse. Akaba rero mpamvu bamwe bajya bavuga bati uyu muhungu uzasose murebe neza, kubera ko nta muntu wagize amahirwe yo kuba yazamuka muri ubu buryo, kubera ko nkurikije uburyo uyu azamutse byagiye bitungura abantu benshi. Ariko bamwe bati aradutengushye, kubagiye babona ariya mashusho. Ubundi wowe ariya mashusho wayabonye ute? Ndabizi murareba abantu, murareba cyane cyane ibintu nk'ibi ngibi uba usanga biba bikurikirwa n'abantu benshi. Murambwira muri komenti, ariya mashusho mwabonye hari ikindi kintu cyihishe inyuma, cyane ukwishimisha bisanzwe, wenda bikaba byabacitse bakaza guhita bayinaga ku mbuga nkoranyambaga? Oya, ahangaha ntekereza ko wenda harimo akantu. Bibaye ari management ya Yampano, rwose navuga nti ibi ngibi byo ntaho bizamugeza, n'ubundi n'ibyo kumwica. Ashatse yanaparika agashaka utundi turimo tw'amaboko, kubera ko baragushuka ngo ugiye kuba umusitari, bakagushyira muri bya bindi birenze ubwonko bwawe cyangwa se ubwenge bwawe, ugasanga n'ubundi uri kuhapfira, kandi baba bakubwira ngo niyo hiti ya mbere ibaho, ariko wowe ugasanga n'ubundi ejo n'ejo bundi urarangiye. Buse abahanzi bangahe tuzi bari ibyamamara, ariko ubu ngubu bari hehe? Ku mugani wawe wundi ati mu bigori. Icyiza rero wakaba ugize amahirwe, ubizi neza ko yagize ukaba umusitari ukamamara, ayo mahirwe ukayakoresha, ariko unashima n'Imana iri kukugira umusitari. Ngaho nguko uyu ni Yampano. Ubwo durire muri komenti mugende mugira icyo mubivugaho. Channel ni yayindi ni Subiza TV. Ciao ciao.